ya gatandatu ni Kimaranyota. Quartier ya gatandatu ni Kimaranyota. Abantu murabona view nziza cyane, amazi agerekeranye. No reka nze nkubwire bro. Yo my people out there. Umunsi tugarutse muri quartier ya gatandatu. Ndi butinde kabisa. Quartier ya gatandatu bahereye ku kibuga abantu bazaga gukina hano football. Ukuntu byari bimezeho nk'ibisanzwe. Basket ukuntu mwayisize yarahindutse. Iki ni ikibuga cya basket muri kubona imbere yanyu. Byabaye stade. Yabaye stade kabisa, ibintu bimeze neza. Abantu batuye muri gatandatu, commentaire zanyu narazibonye, message zanyu narazibonye. Ewane murebe ikibuga ukuntu gisigaye kimeze kabisa. Ubereke hose cameraman. Tuvugana tugeze ku kibuga cya basket. Ikibuga cya basket urabona. Shaka ko mutagiye ku ishuri. Babirukaniye. Abana mu ya gatandatu ko mbona ishuri baryanzira. Ishuri bararyanze. Iriya nyubako se mwarayihasize abantu bagiye kerara. Kari iriya nyubako tuyimanuke duce gusa. Iriya nyubako niyo mugabo bita Papa Sarito. Murabona ko stade ya basket abaye stade. Bagenda berekana hari urabona irambicungo y'abana. Aha naho abantu bicara, abantu baje kuraka match ndetse n'abaje gufana tize. Iki ni ikibuga urabona ko kimeze neza cyane. Ahantu mwari mukunda kwita kwa Rwanyonga. Hano hari kwande? Kwa Rwanyonga. Hano mbere hano hari hateye ibiti byinshi. Aha imbere yacu kabisa. Barabigiye. Babicanyemo inkwi. Duwe n'umugabo bimeze bite vie? Uyu ni umusaza kabisa. Usiga utuye muri quartier ya gatandatu ariko? Muri kabiri. Witwa nde? Nita Muhate Rukundo Elias. Muhate Rukundo Elias. Muhate Rukundo Elias. Urumwuzuza. Rwuzuza abantu bari kukureba. Basuze cyane hano turi kwereka abavandimwe muri quartier ya gatandatu bari batuye hano. Ubabwira ati yambu kabisa quartier yanyu imeze neza. Nabasohoje bose. Nakundi nawe. Uvuye he? Ni kugabura amabenzi. Urabona ko ari bavuye mu kazi. Ibenzi ni iki? Urabona ko avuye mu kazi. Ingurube. Abantu batari bazi ibenzi ubwo murabimenye ko ari ingurube, ntago ari imodoka. Yatuzi ko ari imodoka. Oya ni amabenzi. Narinzi ngo ni imodoka y'ibenzi. Sarakoze cyane. Aha ngaha tugeze rero ni ku kabari. Akabari kagezweho. Akabari kagezweho hano mu nkambi gaherereye muri quartier ya gatandatu. Ariko simani nye ya papa. Urabona ukuntu haba. Iyi nzira twayicagamo tugiye ku ishuri Nyabiheke. Abantu bahibuka muratubwira muri comment. Ari umuntu nabonye wambwiye ngo tuzaye ku ishuri Mugera. Mugabo wije tuzaje ku ishuri Mugera. Nkunda Imana ku ishuri Mugera nkunda Imana ariko baramwirukanye. Urabona ko iki ni igifaru cya mbere hano kibanza. Igifaru yo tuvuze igifaru ni toilette yo muri quartier ya gatandatu. Ndatekereza ko yari we mudugudu wa se. Wa se? Oya. Siko mama? Hano ni muri se. Iyi nzu yari tuyemo umutipe witwa Pasi. Hari atuyemo umuntu witwa Pasi wagiye muri Amerika. Pasi yagiye muri Amerika. Yasengeraga muri Gosheni kwa Mama Tuma. Uramuzi? Manuke nkwereka ahantu bitaga kwa Jimmy. Kwa Jimmy no kwa ba Gilbert. Gatandatu yose ndahize cyane dore iyi nyubako niyo kwa Jimmy. Kwa Jimmy kwa ba Gilbert kabisa. Ahanga bagiye ba Jimmy. Bagiye muri Amerika. Ibo bari muri Amerika. Bino bice byari byo kwa bandera harya hano hari kwa Eric wadodaga. Iriya nyubako imanitseho umurasire wa B-Box. B-Box ari abantu bagiye batazi. Dore bya bibanza byanyu byabaye imirima y'amajyambere. Ibibanza byanyu bagiye babishyiramo twa dodo. Ikindi kandi mu nkambi batembere. Aya mazu yo muri quartier ya gatandatu. Aya mazu yo muri quartier ya gatandatu niyo mazu y'abasirimu.
kuko urabona niyo mazu y'abasirimu kuko urabona dore iriya ni kanari nafashe kanari box igezweho no izi nyubako zose dore izi ngizi zose turiho hano ese iriya ni kanari box cyangwa ni kanari plus ni kanari plus kanari ni please kanari please hano inyubako ni y'umugabo ni y'umugore wayishimye umugore wishimye dore imanitseho umurinda nkuba ahubwo hari abantu igishagari umusururu ni igishagari iyo wasangaga hari igishashe kure wahitaga umenya ko hari umusururu bayitaga amadarapo ngo nuko manuza antene reka tugire gutya tubereke duce ruguru abantu dore izi nyubako zose nizo abantu baba baragiye hanze hano Eric yari yarashizemo business yo kujya yerekana filime ariko nkibaza abantu 100 bicayemo hano aka kadirisha karabakore twakazumbize dore kajyaho urushyira umwe kagahita gafunga abana bahengereje filime reka tubigarukiye abana bahengereje filime nuko barebaga gutya ariko no arakuntu arengerezaga bari no kukwirukana akakwirukaho kabisa bagufata bikaba ibindi bibazo tugeze kuri ya myicungo rero y'abana murabona ko kabisa inkambi bibutsa abana cyane muri karitsiye ya 6 niyo mpamvu usanga abana babo bafite impano zo gukina basket bafite impano ya football volleyball kubera ko ibikorwa byose birabegereye kuko urabona iriya ni inyubako bubatse y'urubyiruko kubikamo ibikoresho kwambariramo jezi ku makipe agiye gukina urabona ko iyi ni toilette turiho ni toilette y'ikibuga ifite imiryango ibiri ariko harimo umwe wiborokaga mu minsi yashize hari umuntu yigeze kwiborokana yavuyemo ameze nk'agahuyu abana bimeze bite ukina uwe mukino wowe ukina uwuhe uri umufana w'Kiryango wowe ukina iki ujya ukina basket football volleyball ukina iki abana muri karitsiye ya 6 bose ni abanyempano ba basket urabona aka ni akadugudu muri make aka ni akadugudu reka nze dusuze umuntu uri muri France wasengeraga mu itorero riri hakurya ashobora kuba yaribonye kuko hano yarahazi bamwita ngo Abisonga Claude wo kwa Asha bafite Soni bafite na Mutabazi akora cyabivuga kwe muri karitsiye ya 6 bose ndahazi papa iyi nyubako niyo kwa Basha Draki Kabasha Black ibo baracyari hano ibo baracyari aha imyicungo murayireba neza cyane hano naho wicara bakagukaraga hano naho babaransinga ku biro hano baratsuka hari abaricunga bisanzwe kumutupa bagenda bareba ukuntu abantu bari batuye hano gusa ese ubundi ko bagusabye video barampa n'amafaranga ngo ngiki barampa n'amafaranga okay reka dusobanura abantu kuri izi nyubako zikurikiranye urabona ko nayo ifite umurinda nkuba nira yindi urabona ko ifite ahanga ni mu cyanya cyahariwe inzagwa cyane hano abantu bamwe inzagwa niho kuko urabona hano ni mu kirokore ni mu kirokore hano ese aka kamenyetso yari ibyatsi bya pinusi aba ari ubushera kazominge neza abantu bakarebe yari ibyatsi bya pinusi aba ari ubushera ibyatsi bya pinusi aba ari iki aba ari ubushera naho iyo hari agacupa ari nkakare yari agacupa ni ibinyobwa ahantu mwatuye hano mutubwire kabisa no iyo yari ishashi bo barabizi nabo ngira ngo no muri hari umuntu wavuze ngo no muri Kentucky ibishagari barabimanye kakajwi nawe yavuze ko asigamo umusuru iyi nyubako iyi ngiyi niba atari niriya yo hepfo hari hatuyemo abantu bitwa Babyiza kwa Krema Krema kabakadese hano hari hatuyemo umuntu witwa inyubako hano kwa ndera hano kwa Karine kwa Karine n'ubundi no kwa Babyiza oya Karine na Byiza se ni Arine bagiye umwana w'inzobe wakinaga basket
Okay. bagiye muri Amerika. Uriya bamwita Watara ubundi amakaritiye yose we yemerewe kuyageramo. Ubundi reka tumubaze ikibazo kimwe. Watara hagarara udusubize. Bimeze bitiza. Urakomeye. Uvuye Mugera. Watara reka nkubaze ikibazo kimwe. Ko hari abantu bavuga ngo ujya usunika igare ufite voka ngo igahira mu mufuka. Ibyo nibyo. Abagiye gushaka amafaranga. Watara bamwita Watara. Genda wereka abantu tuduce two hepfo. No urabona ko hano tugeze ku mugezi. Tugeze ku mugezi. Tugeze ku mugezi kabisa. Inde nubyo kuzikuraho kwawe nawe. Hanyuma izi nyubako hano hari hatuye abantu bita ko ba Minzani hano muri zino quartier. Minzani yakoraga iki? Minzani yacuruzaga amayinite, yari umusore wari ufite business y'amayinite. Hano nawe urabona ko hano hari idarapo muri quartier ya gatandatu. Ubundi muri gatandatu icyanya cyahariwe iki? Muri quartier ya gatandatu neza cyane, nta muntu wakwicwa n'inyota. Bakanyota. Dore urabona ko hano ni ku mugezi. Ni akazu k'umugezi kano. Hano hahoze umugezi baza kusenya. Kandi hari abantu bagiye iyi migezi bataraza. Hari uzi ngo iyi ni apartment. Hari umuntu uzi kandi twageze. Ntabwo ari apartment, dore iyi ni imigezi. Iki ni igifaro. Iyi ni imigezi. Iki gifaro noneho cyo ibi ngibi bari barabimanitseho na sola. Habagamo n'amashanyarazi. Wageragamo ugacana amatara. None ubu byarahindutse. Dore ahantu nagira ngo ngiye nkwereke uru rusengero. Abantu barwibuka kabisa. Barwitaga urusengero rwo kwa Nzabikiramo. Nzabikiramo nari kuko hasengeragamo umutipe witwa Prince kwa ba Claude. Bereke banuza kwa no kwa banuza no kwa ba Njirimiye kwa ba Prince kwa ba Njirimiye nabo basengeragamo hano. Ako Njirimiye ramwibuza bane yibuka abantu bakera. Urabona ko hano ni hanze y'inkambi. Buriya uko umugende w'inkambi ni imiyenzi. Umugende twabaye abanyarwanda bro, uyu ni umugende. Iki ni igitandukanye inkambi n'igiturage kuko urabona neza urebe hano. Urabona ukuntu amazu y'inkambi agiye. Buri uyu muyenzi ahandi hose mbese ereka abantu umuyenzi kuko hariyo myinshi. Hari abantu batazi n'imiyenzi. Ubwo ni ubutaka bwo hanze y'inkambi. Ubwo hagaze hanze. Uyu uhagaze ku mupaka. Aha ni ku mupaka. Cameraman aragosoye. Aha ni ku mupaka. Iyo ugize gutyo babije mu muhanda. Aha gutyo cyane. Ahanga ubu butaka ubu ngubu n'ubwo hanze y'inkambi. Iyi kanisa yubatse hanze y'inkambi. Bereke gutya bivi hano. Hari umuntu wanyandikiye Imana arambye ati kabisa. Dore urabona ko ikintu twibagiye kubwira abantu ni uko ku kibuga hari umuriro w'amashanyarazi. Dore zira ni insinga niba bari kubireba neza. Isa nk'uzuminga abantu barebe. Zira nsinga murabona ko ruracuramye rumeze ukuntu rwubatsemo nka triangle ukuntu ubwo ira triangle ni ya degree 180. None ni 45 ni 90 ntago ari 100. Ira ni 90. Ira ni 90. Kuko ni 90 erega agiye twigiye se mwana. Urabona hano urabona ngiki gifaro founded by UNHCR. Latrine Brook yubatswe 2021 hari abantu bagiye 2014 ntibari bahazi. Okay, nababwiye ko habagamo umuriro, hari abatabisobanukiwe. Reka nze mbereke ni itara. Bereke iryo tara riri hejuru ya phone. Mubibona aho ngaho. Urabona ko iri ni itara. Ni itara. Rira ni itara. Noneho twinjemo gake. Murabona ko insinga murabona insinga ko bazangirije. Murasire barawibye dore hari hamanitse bateri. Hari udusinga tumeze uko. Ntimubibona se. Hamanitse bateri. Hala niho bari barashize bateri ariko babajura namwe musanzwe mumenye bajya baza kwibona muri baje kwibona mu kabine. Noneho
nuko tutaciyemo hagati ariko urabona ko aba n'abana n'urubyiruko rwo muri quartier ya 6. Abana mumeze mute? Mumeze neza? Amakuru yanyu ko mutagiye kwiga bano ni batoya wowe nuriya ko mutagiye kwiga mwagize ute mwarwaye none se ko mwarwaye mukamwiteza izuba warwaye abana ni beza bro abana ni beza hanyuma twinje ikindi gice aka kayira rero iki gice ngize ngo ni igice cyerekeza kubatampira aho twasengeraga kera wabayeho umutampira nabayeho umutampira kubera ko nanjye iyi quartier hari nayituyemo gakeya nayituyemo iyi quartier abantu batananzi nitwa Mbana na Fidel kuko ndategereza ko ndi umugabo w'ijambo ariko ayo mazina niyo yanjye ni ari kwifishi igifomu kuri visa ni ari kuri visa yakamwana yaravuze ngo kujanze ariko abantu muri hanze ntimukazamubwira ngo mwaritegeye n'ubundi ntimwitegeye pe urabona ko iki ni ikindi gice twatangiye iki ni igice cyo muri quartier ya 6 ugende ubereka nzo kuyindi kubera ko turaje tushaka uburyo ki reka tunyuremo hano hagati tunyuramo hagati hano igice cy'abatampira ntituri bukerekane igice cy'abatampiraga ni hano hepfo sako hatunga gutya kamera twahagarara hariya tukagifata uriya ni umukobwa mwiza turamusuje ntago mushizemo ariko mumenye ko mwamusize avuye muri nusa avuye mu mahugurwa ya Denmark muri quartier ya 6 kandi ni iwanyu bayivugira behind ya kamera kuko unabibwira n'izina ryonyine gusa ntago tugushiramo humura Dore ni quartier ya 6 ni quartier ya 6 kabisa none handa yifashe yose urayifashe uyu mukobwa yatwibwira atwibwire ntago tumushira agira ikintu abwira abaturanyi biwe nutatwibwira urabutengushye nutatwibwira turagushiramo dore kamera ndahindukiza turagusuje cyane amazina yenda yazi sinyavuze reka nyewe uzayakenera azambaze muri comment ngo niwe twatiriko ariko udufitiye umurinya twebwe ariko nijwi ryagiyemo ijwi ryawe bararizi abantu baragenda okay bro reka nze nerekaneho gatoya kuko iri ni ishyamba ryiza cyane urabona view yaho ameze neza tubanze tubereka hano abatampera basengera ari ni amabuye y'abatampera ariko ngo mu gushwana ngo bagiye bayaterura ngo wese yatwaye reka nsobanurira abantu ejo bundi bafunga insengero abatampera bandikiye akarere bavuga ko nabo bashaka gukingurirwa insengero akarere nako kagiye kabasaba ko buri giti cyose kigomba kujaho sound proof none se iyo sound proof yari bufatiki kandi cyane abango fata ubusa diamond none ni gute abatampera baravuze ngo bashaka gukingurirwa biba ngombwa ko babasaba buri sound proof kuri buri giti Imana berekano gutya iyi view nayifashe aya namazu dore kira none igitangaje ibifaru ni byinshi bro ubundi ko namabati y'ubururu ubundi quartier ya 6 twababwiye ko ari icyanya cyahariwe kwica inyota ni nayo mpamvu kibamo ibifaru muri make quartier ya 6 kandi akakantu kazabanza imbere quartier ya 6 ni kimaranyota quartier ya 6 ni kimaranyota abantu murabona view nziza cyane amazu agerekeranye no reka nze nkubwire bro reka dukomeze duce muri uyu mucamo gutya tugende tunerekane ko baboroye bafite n'inka none tuze turaza kuzamukiramo hagati n'ubundi tubereke ahantu hahoze ariko abatuye hagati mu mazu urumva ntago twagenda twinjiramo murabizi ko batwihangane ufata ishusho y'umuntu atabigwahereye ura nanga tuba twihanganye ntago tuba twashizemo amasura kandi imbere yacu ndi kuhabona umugabo afite umuhoro kandi uriya mugabo ufite umuhoro ngo ntaho utambike werekeje kamera iriye bataza kutumerera nabi turaba twerekana kuba divi nako kuba tamperasi iyi quartier nayikuriyemo nayikuriyemo kabisa hari umuntu ngiye kwereka inzu y'iwabo kandi link uzayimpenyemo ni mukanyera bimugize noneho urabona ko ari mu batampera
hariya twahaririye umutsima w'ingano ariko urabona ko quartier ya gatandatu kabisa abantu muherutse kera murabona ko yahindutse kabisa ibintu byagiye ku murongo komera muze ibintu byagiye ku murongo kabisa abantu baroroye murabona amatungo dore ikindi gifana ariko quartier ya gatandatu ni gute muri Kimaranyota ariko no muri Kimara ni muri Kimaranyota ndebere ukuntu hameze kuri oya quartier ya gatandatu bino bice n'ibyo kwa dekaritiye wabo kwa dekaritiye wabo bitaga Bahati muri hano kuri kino gitara bino bice kabisa ni ibice by'iwabo hano hari ku mutipe twa Ndiziwe wagiye muri Canada iki kibanza kino iki cya hano imbere yanjye kino hari hatuyemo umutipe twa Pasi wo kwa Bebe bari muri Norvège iyi quartier ndayizi man ndakomeza ngutembereze kuko hano narahakuriye cyane hanyuma urabona ko bo baracyafite za system z'ibishagari oya igisharagati ni nk'abana hagiye kubukwe n'ubukwe zuko n'ubukwe none dore murabibona neza ko hano hari igisharagati turazenguruka turakibereka hanyuma ndoro urabona ko baroroye hano hari inka hari amahene hari akaririmbo nibutse ke umuntu ukibuka n'epfiriya barebye neza ziranganiza muri quartier ya gatandatu epfiriya hari akaririmbo kera k'abana baririmbaga ahantu nahakiniye bya bindi bitaga bimwe twakinaga ngo kamusirake moya kamusirake mbili kamusirake 3 4 5 6 7 8 9 10 no ikindi kintu nahakiniye hano hantu twakiniye byane ngo twakiniye byane bitako karomberombe rombe ati nyama ahangana rakinye abantu witwa Didier arabizi Blaise Pasi hari abantu benshi twaraziyakineye kabisanga za karomberombe karomberombe umukobwa yagufata gutamukeneye urumva ukamwishikuza kabisa ukamwiyaka utamukeneye ukamwiyaka kabisa ahangaha rero mafitemo short story kabisa hano mafite amateka ndaje nerekane n'ikibanza cyari cyo mu rugo durabona ko iki ni ikimoteri dore hano ubwo twe turamutse turenze uyu mucamo hano tukaba tugiye muri quartier ya gatanu kuko kino cyubatse mu ya gatanu reka tube tugeretse ya gatanu iyo dufite igihe cyane tugiye kuzamukiramo hano hagati dukomeze tubereke abantu bo muri gatandatu barebe hano hahoze umugezi barawusenya bawimurira haruguru uyu mugezi twawukiniyeho ibijenje amabiye abantu bakinye biye kweri abantu bari batuye hano barabizi umugezi wimuriwe hano ruguru kabisa urabona ibikorwa biba bikomeje kabisa genda wereka abantu neza none iyi niyo quartier ya gatandatu ubundi uyu mugezi ubaruriye mu ya gatanu uyu nguyu aha ni muri gatanu niyo mu ya gatanu sibyo ra uyu mugezi no mu ya gatanu no gucyane muri gatandatu ariko uriya muntu witeje imbere zira nkoko ze nubwo ari mu ya gatanu zaribuzemo zira nkoko ngo ziraribwa zigira n'amagi menshi ese hano twabonye igishagari ni mo hano hagati ni muri iyi nzu ni hano hagati kabisa kandi urabona ko bafite na antenne parabolize antenne parabolize iyi nyubako se zinyirayo iyi ngiyi inyubako niyo muri quartier ya gatanu ariko nyirayo uramuzi simuzi nini nyiri iyi nyubako bamwitaga Kavatire sihora hano Kavatire ngo aryamye muri etazine hari umutipe rero wambwiye etazine icyo bisobanuye etazine bisobanuye ngo United States icyo ni igifaransa etazine bisobanuye nyine United States ni mu gifaransa national state no urumva nyuma y'inzu niho hari mu rugo tujye tuyinangara ugende wereka abantu guca muri gatandatu mu mucamo muri quartier ya gatandatu muri gatandatu ngendo habereka neza kabisa hano rero muri bino bice niho abantu bitaga
muri bino bice bahitaga kwa Banjirimiya, kwa ba Prince bari muri za Canada, bagire bazonohereza amafaranga. Mwasize abaturanyi, mwasize abaturanyi, barabasize man, barabasize cyane. Kandi hano tugushiremo ntaribi, tugufate video nta kibazo. Rata nta kibazo, gusa iyi video ndabizi zabageraho. Mujya mwibuka abantu mwagize gute, mwagiye musiga abantu, mwagiye muturana hano, mwasabye umunyu, mwarahuye iwabo, mujya mubibuka. Hano tuba turi muri quartier ya gatandatu, kandi mugomba kubereka neza, ngende ubereka neza gutya. No ubundi hano ni ku mazu haherera. Ntabwo twagiye twinjiramo, ntidushaka gushiramo umuntu w'abandi muri video. Ariko iki kibanza Mavata, harya iki ikibanza cyayo cyo kwa Claude ni iki? Iki cyano ruguru. Hano hari kwa ba Claude. Claude nakubwiraga wasengeraga muri rwa rusengero. Kwa ba Soni, kwa ba Mutabazi. Bafite n'umukobwa witwa Sifa. Kabisa bara abaturanyi banjye bro, kandi Claude ni inshuti yanjye. Salute bro, muri France ndagusoje. Claude agomba kureba iyi video kabisa. Hanyuma hano hari kwa ba Didi. Hano hari umutipe witwa Didi, bashobora kuba bari batuye muri iyi nyubako, ariko iyi ngiye ndabona yaravuguruwe kuko ahangaha iyi micamo yose nari nyize bro, iyi micamo yose nari nyize kabisa. Reka twegere ruguru iyi nyubako. Igifaru ni nkaho bashubatse. Iki gifaru cyaje giramprasoma kiriya, cyaje kije gusimbura kiriya, urumva? Ako ni nkaho gifite isuku. Iki gifaru ariko umuntu wacyubatse azi gukoresha nivo, urabona ko gihagaze neza, gihagaze neza kabisa. Gihagaze neza. Reka mbarobeshe mu ya gatanu, ari abahitaga kwa Bangundi, kwa ba Lux. Kwa ba Lux hariya kabisa. Abantu mushaka video yo muri gatanu next time turabarobesheje. No kubarobesha. Turabarobesheje kabisa. No kubarobesha. Twageze hano mu nyubako z'ibikomerezwa. Twageze hano mu nyubako z'ibikomerezwa bro. Kandi hano ndavuga make, kuko ndi kubona n'ababyeyi. Aha ni ukuvuga utugambo duke. Ababyeyi ndi no kubona baturebye cyane. Kandi hano ushobora kubivuga. Tunyuramo hagati bro, tunyuramo hagati, turaza gukubanuka, turagenda dusohora. Ariko hari abantu bari batuye ruguru mane. Nyine turanyuramo hagati, duhita tugaruka, duhita tugira kuri cya gifaru. Hano harimo iyindi nzira. Hano harimo agahanda. Ubwo twinjiyemo katikati. Noneho tugeze. Reba dore Two kuwanika amasahani, udusafuriya. Ariko hano hagati bro, hano hagati bishobora kuza kutugora, kuko dushobora kuza gushiramo abantu b'abandi. Uragenda ufata ruguru. Reka nje imbere yawe kugira ngo hano ni muri quartier ya gatandatu. Werekeze kamera ruguru. Bro, quartier ya gatandatu ariko manzi ifite ubuso buke. Hano gari nini cyane man. Ziko ntarabira icyuya. Kandi quartier ya kane yatubije icyuya. None se umva se? Twari buzamukira ara kuko hanga ni hamwe twavuye. Tuzamuke mukomere cyane. Tuzamukira hano hari abantu mwagiyemo. Ni intumwa. Abantu mwagiye hanze ibintu by'utubenzi bitaraza byo korora. Iki kidomora, iki kiboro iyo mwari umutsima mukawusiga. Ubundi kirazira gusiga umutsima ngo ujugunye kure. Ushira mu makaritiye yose hasigaye harimo bino biboro kugira ngo n'amatungo yacu yororoke. Rero abantu mushore amafaranga muri Afrika. Muze mworore utubenzi. Arabavuze ngo ariko benzi, hari imodoka yitwa benzi. Nanjye nayizi ko benzi. Utu ni twa mise kigoroye. Twamye. Nitwa nefu. Nitwa nefu. Okay. Hano ubu noneho turatambikira hano kugira ngo tubereke umugezi mushyashya wajemo. Umugezi waje muri quartier ya gatandatu hagati.
ariko hano ndi kumva nk'abantu hano hantu harasa nkaho hashushe. Nicyo kintu ntakora ntashobora nkayubika hasi. Ubwo se ntabwo berekana muraho mukomere mama Jagi. Muze iyi nyubako ni iy'umugabo ukora mu madosiye. No iki gifa ariko karite ya gatandatu tumeze neza. Karite ya gatandatu kwimeze gutya bro. Ako urebe ntameze neza. Nanone n'iki ngiki nacyo ni ubwoko bumwe na kimwe cyo hirya. Cya kindi twaberetse. Ngiki urabona ko ariko urabona ko insinga nyine ziracyameze neza ariko nta mirasire. Bateri nayo barayibye. Abantu mwagiye hakiri izi dushe. Iyi dushe ngo muri 1960 ejo bundi ngo kuri nuza kuri Saint Valentin iyi dushe zaba yujuje ngo yubire y'imyaka 400. Muri Saint Valentin iyi dushe zayujuje. Dore bari bagishira amasinye bro ngo gore kandi bagaheza urufunguzo n'umugabo akajya kogeramo. Kandi dushe yanditseho gore. Cyo ni ikibazo. Iberekane muri gatanu. Karite ya gatanu bayikumbure gatanu. Abona ko karite ya gatandatu igira n'isuku bro. Ahantu hose twaciye bagiye bafuze banitse. Nibo bantu bonyine dore nanone dore yangesho yaho. Nta kintu uri kubona muri kamera. Dore ririya darapo ntabwo muri kureba ririya darapo hariya. Iki kirere cyacu kibamo imifuka. Ese none reka mubaze mani ko twabonye amadarapo y'amashashi. Oya umufuka nawo usobanura umusururu. Umufuka nawo usobanura umusururu. Ariko urabona nkanga kuri iyi nzu urabona ko ni ibyatsi bya pinusi. Sinakubwiye ibyatsi bya pinusi. Ibyatsi bya pinusi ni agashera. Ubu hari agashera. Hano hari agashera. Tugiye kubereka ahantu hamwe. Tugiye kubereka ku itorero ry'abantu. Tugiye kubereka itorero ry'abantuza. Harya babita ngo abaki bano batipe mana abafrere. Frere. No. Aka kabora aka ngaka bagashizeho niga pisiri kano ka Tigo. Riviti Laviti. Abantu mwibuka Tigo. Kandi Tigo. Ari ya ndirimbo idirisha rirakoze. Hano bahitaga ko ba Jackson wacuruzaga utuboro utujyawuro udusafuriya utumugoro utoga uduke. Mwese gwa rusengero. Dore nguru urusengero. Uru n'urusengero. Mane viwe mane yari intwari kabisa. Vie wa Jackson. Niwe wabashije. Papa aba Jackson abandira mane afite n'umukobwa ukiri intanga. Dore urabona ko kanisa yasize arishinze. Urusengero ruri katikati muri quartier. Iyi nzu urunguru nabo ruri gusaba gukingurirwa se. Urunguru kandi yari ghetto. Urabona ariko buriya ikintu gifite amadirisha 3 aba ari urusengero bro. Cyakoze. Aba ari urusengero. Aha kujya muri kureba ni muri. Urabona ko hano hameze neza kabisa. Bereke abeshanu muri gatanu gatoya. Abe nk'abahareba. Reka tubanze karite ya gatanu si ngombwa ngo tuyibakumbuze. Reka tubakumbuzeho gatoya. Tubakumbuze kabisa. Dore iki ni igifara ariko kiranduye bro. Kino gifaru kimeze nabi kabisa. Kiri no kwica amashusho ya kamera. No. Abantu batabizi neza tugeze ahantu hameze neza tugiye kubinjiza tugiye kubisaba tubanze tubinjize muri iyi nzu. Inzu nayo ibarizwa mu ya gatandatu. Inyubako irimo ibintu tugomba no kuvamo natwe duhashye bibaye ngoma. Iyi nzu kabisa iyi nzu. Ariko reka tubanze tuvuge kuri kano karima. Kandi abenshi baragasize hano. Kandi kahozeho. Aka karima niko jambo bavuze. Kuva neke yaza. Kandi nyine man. Hari n'abantu batazi neke man. Kuva neke ni wa mushinga wazanye. Ubu ngubu sigaye witwa ngo SBCCN. Wabisubiza ngo SBCCN. No. Hano niho bashira ingemwe. Simboga basoza bakazisarura bazijyana mu baturage rwagati. Kuko dore ni icyapa cyaho reka tukigereho. Indyo nziza abaye.
duhinge neza turye neza dukure neza icyo ni ikivugo mpimbye nona indyo yuzuye kabisa. Okay, urabona iki ni icyapa cyayo. Imboga ni ingenzi. Imboga ni kubizi mane ni imboga ni ingenzi. N. Urabona ko harimo akadomo N project. Imboga abantu bibuka uyu mushinga. International waje usimbuye Avis. Avis yigeze kutujyana ku rutare bro. Reka tubakumbuze rino jambo ndabize benshi ntibarakumbuye. World Food Program. Bro turacyahabwa ibiryo. Iyi ni inkunga ya wafapa. No, reka ngusetse bro, reka ariko ahantu dushobora kuhavuga kuko tukora P6 ikizame cya nationale muri social study baduhaye kuvuga amagambo arambuye. Batuhereza iyi boromani twari tukirya za biswi abantu babyibuka twize muri promotion imwe tukirya biswi biswi n'igikoma kandi biswi yabaga iriho irogo bamwe barakishe rero umuntu bavuze ngo ni urabona ko nababwiye ngo hano haje umuriro w'amashanyarazi murabibona neza ko izi ni insinga zitembera inkambi yose. Izi ni insinga zimeze neza kabisa. Uyu ni umuriro w'amashanyarazi nk'uko uru rusinga rurakomeza rukarinda rugera ku rusengero rw'abadive. Ruragenda kandi mane kabisa abantu basengeye ku rusengero rw'abadive muhakumbuye. Urusengero rw'abadive ariko abenshi bagiye batararusengera. Abantu basengeye mu biti. Reka mbanze saba uburenganzira noneho turagaruka. Okay, tugeze muri quartier ya 6 n'ubundi nkuko twababwiye. Iyi ni shop igezweho. Twababwiye ngo turabisabira uburenganzira. Aha ngaha ngo bakunze kwita kwandi kwa Muhoza avukana abenshi bazi muri umuna we. Bazi muri umuna we kuko nanjye ndamuzi. Muri umuna we yitwa yitwa Muteteri kapiteni wa basket y'abakobwa. Niwe muntu wenyine ugira abazungu hanze. Niryo shop rigira abazungu hanze dore. Bro turagusunze mane. Salama muzungu reka muramutse. Uyu muzungu ni sawa. Ariko reka nze nkubwire bro. Uba uri mu nkambi ntuwahiremo hano wazambara neza ryari. Ahubwo se ubaye uri hanze ukabuteza imbere abaturage biriya tutazi. Ikindi kandi ku bantu mwohereza abantu ibyangwe mukababwira ngo bajye kubifata aha hano ko bihari. Reka twinjiremo imbere. Karite zose ukeneye. Ndabanza mvuge kuri uyu muzungu gato. Ari umunsi umwe nigeze. Petit. Reka mbanze mvuge yo nigeze kujya Kigali bwa mbere bwa mbere. Ndamuvuga naje mvuye muri ko. No mpageze mbona bamwambitse isapo. Mane ngira ngo n'umuzungu. Arabo bambikana amaso. No ndangije mpita musuhuza ngo hayi. Yari ameze nk'uko nyine antegeye akaboko gutya. Mpita musuhuza ngo hayi. Nkozeho numva nyine kirafashe n'inkingi. Ugira ngo yarwaye paralysis. Ni nka paralysis yari yarwaye. None se uyu nguyu udafite umutwe uramuvuga iki? Kuko iri ni ikanzu ryiza cyane. Uyu mugore udafite umutwe n'uwa. Ababyeyi babyibushye abantu batwite bafite murabona ibibazo by'imibyibuho mugane hano. Reka twinjiremo imbere gato. Murabona ko abantu bagiye kuja hanze n'abafite kujayo n'abariyo. No hari abatazi ko biri mu mashashe. Ara nama judging ameze. Banzu rebe hano bro. Reba iyi t-shirt. What outfit there? Hawe ufite gupropose umukobwa ufite mufite gusora save the date. Ahangaha hano mukagura mu t-shirt twiza cyane dore ko natwe tugezweho. Tubara hejuru hari amajoging meza cyane y'ubwoko bwose. Ama complete. Hari abantu bazi indimi nyinshi n'igifaransa ugerageza igicanga mada. No aka kaboro urakabona. Ariko se aka gasti ucishemo gutya uganze bareba hano. No bro n'amarakoste. Reba ko karakoste. Reba iyi Lacoste. Ugiye gutereta umukobwa ukambaye mbese uba ufite 90% uba warotwaye. No bro hari indirimbo baririmbaga mu isoko. Dore umwenda ugurira umwana wamukubita ntari. Ariko iki nico kirato umugurira akazafata agize imyate. Waba ufite uburwayi bw'imyate ufite ibirenge binini aha ngaho iyo hinjiye urukweto ruri kuri make uhita unakira. No bro izi si za nkweto mugura amadolari 100 angahe ngo hanze. Nimero ze mwarazibuze kugira ngo urabona iyi bayita Samba.
Samba kandi noneho hanze iri ku madolari arenga nka 200 gutyo. Niba mbeshe abanyamerika hano baradukurikiye oya turanagira ikiza cyacu tujya no ku mbuga tureba uburyo ibiciro biba bihagaze kuri Amazon tuba turiyo hano bro none iyi none banza witonde hano dore kano gakweto babakobwa bakeneye indeshyo waba uri umukobwa mugufi urakambara ugahita ugira metero yose yongera kuko umuntu mugufi no kuberwa ni danje. Iyi ni inkweto nziza cyane nayo ni Samba akangaka cyane ku bakobwa kanaga kweto keza cyane ukambariraho ikanzu ukambariraho ipantaro ukambariraho jogging ikintu cyose. Abantu murwaye depression aka kweto kavura depression cyo kintu mu cyumve cyane kavura depression n'umuvuduko nari mwibagiye no bro warebye kano kaboro ni baraka mayodo bino none akangaka nakarizo ni buri abantu bari kukabonera kure reka ngafate man iyi bro iyi ni outfit man irakweduka iyi ngiyi ibana umuntu kabisa akangaka gutwara ku mazi ndagira ngo oya akangaka nakabakobwa ariko urabona ko ni mayodo ni maki murabona hano harimo utuntu twiza bro. Inkambi yateye imbere mwana kuko iri duka quartier ya 6 twari twababwiye ko ariho ari muri Kimaranyota none mu cyanya cyahariwe kwica inyota ariko twasanze ibishagari biruta amazi. Dore hano amashati meza ari kuri size. Iyi shati ngo uyiguze ntago yigabanyije. Iyi shati iyo uyiguze uhita ukira ubukene uhita burangira. Ikindi kandi hano harimo natari iyo uguze ikintu nikijye kuri size yawe neza bakigabanya bagakomeza gukora ibintu byose urabona. No bro banze reke nze nkwereka gasire fata kano kaboro waba ufite umukobwa fata kano kaboro umbwire ngo waba ufite umukobwa wakwanze dore hano iyo niyo mpano ya mbere ushaka kuba umukobwa mbere yuko umubwira ngo bite ngo bimeze gute banze umuhereze iyi mpano ni sawa kandi ni kuri make guys. Iyi mpano hari ikintu nshaka kugarukaho ndashaka kubwira aba diaspora bari hanze cyane bagenda ariko bari kureba ibikoresho mani bira banze ureke ngiye bari mu kugenda bakaja kugura inkweto iyo mapantaro imyenda hanze ya i Kigali kandi hano hari bene wabo biteje imbere no kuri make ni kuri make kandi icyambere ntabwo ushobora niyo yanaguhenda ntabwo ushobora kuvuga ngo urababaye kuko n'ubundi uri kugurira iwanyu uri guteza imbere ikindi kandi ubu ngubu iyo tuvugana iyo marike y'isaha yo wenda tuvuga urugero uyu mwirabura wayoboye Amerika yitwa muki uyu wa kera uyu na wundi wa kera mbere yo kurahira kwa nuza kwa Trump ejo bundi nta muntu bari kugira wayoboye uwo mwirabura w'umugore ariko ya w'umugabo uyu nguyu wa niba yaraharaniye ubwigenge sinzi ikintu yagize aba bakristo baradufasha noneho uriya mutipe man nk'isaha yambaye muri kino gihe nyine urwego rw'isaha yazanye ubu ngubu igibarirwa mu mamiliyari sibyo kandi ukajya ukayigura ngo nukora ko ngo yambawe ngo no muntu kuki se noneho sasa ubu ngubu utanga amadolari 50 hejuru urukweto hangawe ngo unavuge ngo natanze na tip ukajya kurugura amadolari 400 ngo nukuri buguru ngo rava ngo taki bro muri Turukiya ntago ariho habi bihenze si iwanyu kabisa bereke hano anga hari ama t-shirt meza kabisa ama sangrife ufite baby shower bride shower n'ibindi oya ufite n'ama anniversaire n'imyenda byose hano birakora ako bro nga umbwira t-shirt bro irakoste iyi niyo myenda irakoste niyo yonyine wambara bro no imyenda turabizi twese igezweho sibyo none se urajya kugurira ahandi se ngo urahanga urabona reka ngeze ku bagore hari abagore baba barwaye imivuduko hari abagore bambara ntibabegwe igisubizo cyo kuberwa ni iki dore hano dufite ibitenge amazina yavyo zibimenya wewe super wabona ugiye kucyamamaza ngo oya iki gitenge mukecuru aragifite mane kigure idolari 25 cyangwa 50 oya iki ngiki cyakoze gihagaze nk'ibihumbi 40 by'amanyarwanda
Nangahe? Jesus Christ. Ariko ibitenge birahenze bro. Iki ngiki nicyo gishobora kuba kinahenze kino. Cyitwa Grasper. Grasper. Buriya hari na gatoya. Hari ubutoto super. Hari n'abantu babashaka. Asa amakoti. Ni mu gihe cy'imbeho Abanyamerika turabiza. Murapfuye ubukonje burabizi. Iri koti y'uryambaye uhita ubiricura no mu mvura. Iri koti y'uryambaye ntukenera gushyushya inzu. Inzu n'ubundi kera ibishyushye. Iyo ryinjiye mu nzu dore aka gasakoshi man. Ngire ngo waba ufite kana. Ngo harya batwita ndarara. None akangaka sino kurara. Ni ndacumbika. Aka ni ndacumbika dore. Akangaka ni ndacumbika. Nyabona muze mugure hano. Bro hari ikindi kintu nshaka kubwira abantu. Hari ibikapu man. Abantu mutembera aha ni amakoti meza cyane. None abantu mutembera muri za Bigogwe tunudushabazi. Tumeze neza kabisa. Akangaka iyo wambaye kino gishabazi uri muri Bigogwe. Ewane bro uracyo bahahindura izina hasigaye uri muri BGG. Ariko mu Bigogwe no abantu bamaze kuva abastari benshi hano mu Rwanda bro. Kuko ubu ngubu umuntu asigaye tuyiriya yaza guperforminga rimwe kubera ko atuye ahantu heza agahita aba icyamamare. Noneho reka urabona ko hano hari ibintu bitandukanye. Hano hari nababwiye ko hano harimo atelier. Iyo ushaka gusirifiriza iyo uzi ipantaro ukabona itagukwiriye cyangwa umupira cyangwa ikoti cyangwa ibiki byose hano hari abatayeri babigize umwuga kuko n'imashini bakoresha zirahenze neza. Zimashini ngira ngo zikoreshwa n'umuriro. Iyi ni y'umuriro. Bereke hano mane harimo insinga z'umuriro. Urabibona cyane ko iyi ni umuriro. Hano ni za switch off na za switch on. Iyo ni umuriro. Rero ngwino mbereke ibikapu biri hano hanze hari ibikapu kabisa bimeze neza. Iki ni igikapu wimuriramo geto yose. Iyo ushaka kwimuka iki kirakwimura n'amasahani n'imyenda byose bikagenda. N'imikeka byose bikajya. Dore ibi bikapu gisoda babandi bakunda shine. Amasakoshi iyi ni isakoshi y'abagore. Iyi ngiyi izi zivi Bukavu. Dore ni na kimwe n'ingi ni Paris ingi. Naka naga kapu keza cyane ku bantu batembera kubera kushiramo utuntu twawe. Iki nacyo kiri mu bikapu byagufasha kwimura ufite matera imwe ya Rwanda form ntoya cyane. Uhita uyizinga nayo wayishiramo. Utigira CD iki gikigita kimwe. Darabakobwa. Iyi nundi mukobwa uhagaze hano. Ikibazo uyu mukobwa yari mwiza nuko nta mutwe afite. Umutwe yawe ubikije kugira ngo ubwiza bwe ariko Muhoza nawe turaza kumubaza ikibazo kubera iki asigaye ashira abakobwa beza hanze badafite imitwe. Arafuha. Muhoza arafuha. Agira abakobwa beza ariko akabahisha. None uyu muzungu yashize akamuzanisha n'umutwe. Urabona ko abana bato yabo nta kibazo. Location nta yindi rero reka turangiye abantu aba musanga. Reka mavuge neza. Uteze moto yawe uvuye Mugera. Uraje ugeze ku kibuga cya football. Ukigera ku kibuga cya football. Reba mu buryo bwawe. Hindukira wewe gusa gato urebe ahantu uzabona umuzungu uhagaze hanze. Aho ni kwa Moza kuko hahora hafunguye. Bafunguye amasaha menshi cyane kuko bafungura kuva mu gitondo saa 12 kugeza saa 4 z'ijoro. Rero ayo masaha ndatekereza ko uje nyuma y'ayo masaha nawe waburi igihunyira. Kandi nta bihunyira tugira hano. No tuzapinengamo nambaze hano munsi ikiganiro. Abantu muzamugane kabisa kuko abo mu nkambi bo tumaze kumyoboka. Ariko nabo hanze dukeneye ko mutuma bagenzi banyu ati kwa Moza agenda unshakire ikintu iki niki tuze tugera. Nimero yawe reka tuyivuge 078 0 44 54 9 urabona ko ni inyubako nziza cyane. Iherereye ahantu heza hari agasuku. 0 0 kane 5 4 9 8 0 8 0 kane 5 5 9 0 8 cyangwa 9 8
Sawa rero abantu nta handi wakwambara ukaberwa nta n'ahandi warimbira ku bantu bakunda imirimbo ni kwa Muhoza kwa mukuru wa Muteteri mukuru wa Muteteri ako kubera iki bafashe murumuna we ntibamumenye njyewe impamvu mbivuze gutyo kuko murumuna we urumva asabana nyine navuga ko aracyari urubyiruko rutoya ahubwo ni nkaho Muhoza we yabaga mu badive cyane yari Muhoza ashobora kuba abadive baragaragara yabaga mu Gitampera yabaga mu Gitampera sa nk'urobesha abantu bato hano muri Gatanu iyi ni indi nyubako nayo nshyashya iri kubakwa hano ishobora kuba ari iya business reka tubanze twereka abantu iriya ni isoko iyo ugeze hano rero iyo ugeze hano ku kibuga cya football rwose hamwe twatangiriye inyubako iri munsi yaho ni kwa Muhoza rero murakoze cyane reka dushimire abantu reka nze gato reka turaza gukomeza gutya turasoreza hara ku kibuga neza. Yo my people out there ndabashimiye kabisa abantu twabanye muri quartier ya Gatandatu murabona ko kera narushe kabisa kugenda umuntu yikoreye igikapu azenguruka. Guys iyo urebye video ukagenda udakoze subscribe uba wumva ko utanze uwe musanzu iyo utadushikikiye. Urabona tuba twaguhaye show twakuzengurukije iwanyu wahare byose wahaze ariko ntukande subscribe. Wewe uko waje ntago ari sawa. Nyabona iyo umaze kureba video ugomba gukanda subscribe ukareba niba warayikoze ugasharinga n'abandi bantu bavuye muri Gatandatu nabo bakareba ndetse n'abandi bantu bose bifuza kwareba ukabasharingisha nyine abantu bose bakareba iwanyu niko bimeze. So ndabashimiye next time ndabasezeranya ko kati ya gatanu nibwo mutahiwe ikibazo tuzasoreza muri karindwi tuzabageraho. So nkuko bisanzwe ndababwira ko batarakora subscribe ku Bagabo Ijambo TV abafite ikibazo aho ngaho naho wahadusanga. Batarakora subscribe kuri Kijana M official babafite ikibazo ibindi duhurire muri inbox. Ciao ciao.